wahawe kugira umwungeri ntamaze yenda ibyo bintu aragenda ku Yesayi yamutegetse arashyikira aho bakijije amagare aho ingabo ze zigiraga zigiye kurwana hari ingabo zigiye kurwana Abafilisitiya n'Abisiraheli. Twibutse ko Goliyati yari umugabo w'ibigango, umugabo uteye ubwoba, yari ingabo y'Abafilisitiya, yari abatinyaga n'abantu benshi kuko amubashaga icyo gihe, ariko imbaraga z'Imana zakoreye muri Dawidi zibasha kumunesha. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri ntamaze yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasokera aho yakirije amagare ingabo yafigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitse umurinzi w'ibintu mu mutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo aramuramutsa abakuru. Ikiganiro nabo muri ako kanya yantwaye Umufilisitiya w'igati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo y'Abafilisitiya atangira kwiyamira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva, Abisirayeli bose bamurabutse bashya ubwoba baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azubimwe no gusuzugura ubwoko bwa Isirayeli.
umuntu we mwice, umwami azamugorora ubutunzi bwinshi, amushyire umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Israheli. Ikomeje gukurikira iyi nkuru na subscribe, gutanga na comment se na sharing iyi video niba wayikunze. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wateranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Israheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungaruza kw'icyambu cy'igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere, inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, nkumi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Israheli hari Imana, kandi ngo iteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari Uwiteka kandi niwe uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari, aza agahura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi kabakaba mu mvumba ye akuramo ibuye. Dawidi nkwibutsa ko ari Umwisiraheli uvuka kwa Isayi. Dawidi ntabwo yarwanaga bimwe birenze, ahubwo ngo yagannye ku kagezi ahitamo amabuyenge. Yahisemo amabuyenge ni twa tubuye turi ku kagezi, kugira ngo muri buze kutubona mu hano ni mu bikurikirana. Aherako asingira inkoni arayitwaza, acangiza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umukomezi mu ntoki, yegera Umufilisitiya. Amabuyenge ni utubuye dutoya tuba turi ku mugezi. Dawidi ntabwo yari afite intwaro zikomeye, ahubwo Goliyati niwe wari wiyemeye wambaye ibigwi bikaze, kandi koko icyo gihe yaratinywaga, nk'uko Bibiliya itubwira. Maze nuko Umufilisitiya aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahita yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi ntabwo yagiraga habe na mba. Dawidi akaba mu mvumba, akuramo ibuye arirekera, arikoca Umufilisitiya mu ruhanga irigitamo. Yiruka yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje, ahubwo yari yitwaje utubuyenge yashyize mu mvumba ye. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayishinga igihanga, ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka, maze Abisiraheli n'Abayuda bahaguruka bicara hejuru, bagerekana Abafilisitiya babageze i Gati no ku marembo ya Ekroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira ijya i Sharayimu, bagera i Gati na Ekroni. Abisiraheli baherako barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo, maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya bijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Ubwo Sawuli yabirebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati arya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri nawe aramusubiza ati bantuma utabaho nyagasani amumenya. Nyuma aravuga ati baza se umuhungu uwo ari we. Nyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli
amubaza ati harya mwene nde? Umuhungu. Dawidi amusubiza ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Twibutse gukora subscribe niba ari ubwa mbere urebye video yacu, kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana n'izindi video. Iyi ni Gospel Set, njye mwamara kumwe nitwa Nigera Manase. Ciao ciao, Imana imuhereze umugisha. Inkuru yakunejeje sangiza abandi, tere comment ndetse ukande kuri like.